Yes, ku nshuro ya kabiri ekipe ya Rayon Sport irongeye iranganyije nyuma yuko inganyije na Elimeleke kuri uyu munsi inganyije na Mukura magararanye na bamwe mu bakunzi ba Rayon Sport ariko by'umwihariko Ferdinand bimeze bite? Sha wapi kabisa Ko nta myuka reka mubwize ukuri niba hari umutwaro dufite none muri aka kanya uyu mutoza ni match ubonye gute? Oya nje ubundi Mukura yakankubise nka bitatu urabona ko abakinyi bashobora kumbwira impamvu uriya mwana Tony Kitoga ntari kumona hariya kuri bench Rikau ndemera ko afite ibiro byinshi ndemera ko ari umusore ariko detante zuriya mwana na Rikau ni ibintu bibiri bitandukanye muvoma uriya mwana akora mu kibuga nta nubwo uyu mujene yafungura imishumi y'inkweto ze ntabwo byakunda rero umutoza nareke amaranga mutima bro oya ibintu byatumye ajya gutabara umusaza nuko arakoze cyo kuramba mubonye tugaruke ku mikinire hagati mu kibuga abakinnyi nibashya ariko bamaze gukina imikino igera muri 4 n'abakinnyi noneho uri kugenda ubona hari kiri guhinduka mu gutsinda match zigira muri 3 so byibuka uriya mugabo uje harya ngo mwita ngo na feri byabona aratubabaje nta kibe nimwe ratsinda irushanwa ry'agaciro murashimaho mugiye kubanza kuri Paul tubizi buranagaina reba mwirukane batwe uriya muhagarike wenda bamagareke nk'ukwezi badara umami ubaka kanyu waguhagarika imbere ya Murenza Budara niki cyihutirwa mubwira ko yahagarika uriya muzungu abakinnyi bashya rero muri kugera mubabona gute nabo rero ninyowe nta kigenda n'envelope nk'uriya mutoza batuzaniye badupfunyikiye muri envelope nk'uko baza bagatereka hariya nk'umuntu wagiye guhakamenya ngo ntayahashye ubugari cyangwa n'ibirayi uriya we nta kintu amaze niyigenderera mama afata ikipe kuko mama agifite ikipe twaratsindaga kuva uriya mutoza w'umuzungu yaza atsinzwe inshuro enye anganyije ebyiri ubwo se niriye byishimo nk'abare ari kudo mbere na mbere reka mba Forest mwari mwitabiriye oya ira kibe tuyigugumaho wabonye bando yacu twakoresheje ni mubi no mu byiza abashisha rugamba tuzegwa inyuma mwebwe muri abakunzi bayo nta kibazo tuzayigwa inyuma nabo tuzayiva ubutumwe ku bakunzi ba Rayon Sport basa nkaho bacitse intege bavuga bati ntituzagaruka wababwira iki abatazagaruka nibayikunda twe dukunda ikipe yacu icyo twabashishikariza nkuko natwe babona hano twaje kuri stade twisize irange mu bibi no mu byiza Rayon Sport itarimo aho bari hose babyumva nibafata karadiyo aho bari bafata karadiyo bajye bakumva Rayon Sport bayishigikire igaruke nk'iya kera kandi icyo nzi cyo cyose izagaruka Murenza Budara mu gihe amaze kigeze mu mezi 2 arabura ukwezi kumwe ngo amezi 3 yahawe wamuha amanota ngahe urameya wacu natwe twamushinje ntacyo batakoze ahubwo baratuvangiye areka kurokirita abakinnyi barangiye bamaze umwaka badakina akabazana mu ikipe mpuzamahanga ageze mu matsinda ntago aribwo bushobozi abandi bari hose barukiritaga abakinnyi bamaze umwaka badakina batajyana n'amakipe ibyo akoze mu mezi 2 yahawe wamuha amanota ngahe turamushimira nayo ni 0%. Oya nayo atandatu kujana cyakoze iki umukinyi mwiza yazigisa muri Rayon Sport yaje tugera mu matsinda none akurita abakinyi barangiye bamaze imyaka 2 badakireka ro bazana mu ikipe ya Rayon Rayon ntago ari ikipe baza kwirirwa bapagasirizamo ikindi RDB nibije kuvasha Rayon ni kirimo amafaranga irayobora iki muri Rayon idahari oya reka je ntago ndi kwemeranywa n'abantu basaza uretse uriya mukinyi Vininho niwe badutuburiye ariko abandi urugero Dao urabona uburyo akina bariri hasi kandi igenda neza mbo tugende kuri uriya nimero 4 nawe ubona ko ni umudefenseur utuje tugende kuri Ikimanga nimero 22 wenda nimba mvuze izina rye nabisimbize nawe ubona ko ni umudefenseur araza akagarukira igihe nawe ni umuntu utuje sibyo ariko uriya nimero 7 we baradupfunyikiye nukuvuga ngo bamutumye kugura iroti agenda agura ibitabazi abakinnyi 4 ubona bitwaye neza kurusha abandi muri match oya wimvugira ninjye abajije umukinnyi wa mbere witwaye neza uriya mupeti nimero 22 ndakeka ari Shimanga sinzi ntago izina rye ndabifata okay wo muri defense
Yahanaguye. Yahanaguye. Ayinyohereza. Yahanaguye. Muri 2026 ibintu ni bibiri. Nta mpamvu yo guhendwa cyangwa ngo ugure ibikoresho by'ubwubatsi bitaramba kandi ukwizera Hardware Limited ihari ku bwawe. Atugufitiye imashini za original zirimo izakoshini zikoreshwa mu kuhira imyaka no gukura amazi mu gishanga yajyana imusozi. Atugufite vibreze zikoreshwa mu kumena beto no kuyivanga, poncezo no yazikata ibyuma, inkuta na beto ndetse na foreze zitobora ibintu bitandukanye. Muri ukwizera Hardware Limited kandi urasanga imashini zikoreshwa mu gusudira, imashini zikata ibyatsi, imashini zifatwa mu ntoki zivanga amarange n'ibindi birimo amafomo akoreshwa mu gufunga imyenge. Nkaho bidahagije tugufite amarange akoze, kore zifatanya ibintu bitandukanye birimo imbaho ndetse n'imyambaro y'abafundi n'ibindi. Adukora mu Gakiro ka Gisozi winjire muri Copacom ku muryango wa AR034. Waduhamagara kuri 0788 919 157.